Isomo ryo mu gitabo cy'Abalevi. Uzahere ku mwaka wa mbere ubara, nugera ku wa karindwi wongere utangire, bityo maze ubigire inshuro ndwi. Nurangiza, icyo gihe cyose uzaba warabaze kizaba kingana n'imyaka 49. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi uzavuze ihembe ryo kwizihiza Uhoraho. Ku munsi mukuru w'imbabazi niho ihembe rizavuga mu gihugu cyanyu cyose. Muzatangaze mu gihugu cyanyu ko uwo mwaka wa 50 ari mutagatifu, kandi ukaba uwo guhimbaza ukubahorwa kw'abaturage bose. Mbese izaba ari yubile yanyu, buri muntu azasange umuryango we asubire mu isambu ye. Uwo mwaka wa 50 uzaba ari uwa yubile yanyu. Muzirinde kubiba imirima yanyu, kuyisaruramo ibyimejeje, cyangwa gusoroma imbuto zo ku mizabibu izaba itariciwe, kuko uwo mwaka uzaba uwa yubile yanyu, ukazababera umwaka mutagatifu. Muzatungwa n'ibizamera mu mirima. Muri uwo mwaka wa yubile, buri muntu muri mwe azasubire mu isambu ye. Niba uri umucuruzi, mugenzi wawe akakuguraho ikintu cyangwa ukakimuguraho, uzirinde kumwungukaho. Mbese mwembi ntimuzahendane, muri abavandimwe. Nugura isambu na mugenzi wawe, igiciro cyayo kijye gikurikiza umubare w'imyaka ishize yubile ibaye. Nawe kandi azajya akwaka ikiguzi akurikije inshuro uzasarura uwo murima. Niba awuguhereye kuwuhinga imyaka myinshi, igiciro kizaba kinini. Niba kandi imyaka ari mike, ikiguzi kizaba gito. Koko rero kugura umurima ni nko kugura umubare w'inshuro uzawusaruramo. Ntihazagire rero umuntu wungukira kuri mugenzi we, bityo muzatinya Imana yanyu. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Muzubahirize amategeko yanjye, mufate imico nabatoje, bityo bizatuma mugira amahoro mu gihugu cyanyu. Nimugenza mutyo, igihugu kizera imbuto, murye, muhage, kandi mugiture mu mudendezo. Iryo ni ijambo ry'Imana.